أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال الله في محكم الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. Ishyari numwe mu mico mibi yaranze kiremwa muntu kuva mu bihe bya kera kugeza na n'ubu. Mu nyigisho z'Ubuyisilamu, imirongo ya Qur'an igaragaza neza ko igikorwa cy'ubwicanyi bwa mbere bwabereye mu isi mu mateka y'umuntu bwakozwe bikomotse ku ishyari, aho Qabil yicaga umuvandimwe we Habil, bakaba bari abana ba Abul Bashar Adam alayhi salam. Ubwo igitambo cya Habil cyemerwaga imbere ya Nyagasani naho icyamukuru we Qabil nticyakirwe, nibwo ishyari ryaganzaga umutima wa Qabil rikamukururira kwica umuvandimwe we. Ndetse n'ibihe bisharira Ubuyisilamu n'Abayisilamu banyuzemo mu ntangiriro zabwo, nta yindi mpamvu yabiteraga uretse ishyari. Abahakanyi, Abayahudi n'Abakristo bari bafitiye intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nk'uko tubibona muri aya y'109 suratul Baqara twanahereyeho hejuru, aho Allah agira ati: abenshi mu bahawe igitabo bifuza ko babahindura mukongera kuba abahakanyi nyuma y'uko mwemeye na nyuma y'uko ukuri kw'intumwa y'Imana Muhammad kubagaragariye, kubera ishyari bafite mu mitima yabo. Kubw'ibyo nimubabarire munarenzeho kugeza ubwo Allah azazana itegeko rye. Mu by'ukuri Allah nushobora byose. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala anenga abantu bagirira ishyari cyangwa se bagiriraga ishyari intumwa y'Imana n'umuryango wayo mutagatifu, agira ati: Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal hikmah wa ataynahum mulkan azima. Ngo cyangwa bagirira ishyari abantu kubyo Allah yabahaye mu ngabire ze, kandi twarahaye umuryango wa Abraham igitabo n'ubushishozi, ndetse tunabaha ubwami buhambaye. Suratul Nisa aya ya 54. Abasobanuzi ba Qur'an bemeza ko uyu murongo uvuga ku ntumwa y'Imana yahawe ubutumwa bw'ubuhanuzi ndetse n'umuryango wayo muziranenge wahawe ubusimbura n'ubusigire bw'intumwa, bakaba abayimamu n'abayobozi b'Ubuyisilamu nyuma y'intumwa y'Imana. Ibyo rero hari bamwe byateye ishyari bituma Allah subhanahu wa ta'ala amanuriye aya abanenga cyane, akanabamenyesha ko uko yahaye mu ngabire ze Nabi Ibrahim alayhi salam ari nako muri izo ngabire n'ubundi ariho havuye ibyahawe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndetse n'umuryango wayo muziranenge. Ishyari rero ni ribi kugeza naho Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye itegeko ryo kujya tumwikingaho kugira ngo aturinde inabi y'abanyeshyari muri suratul Falaq, aho agira ati: wa min sharrin hasidin idha hasad. Ndetse no muri riwaya nyinshi ishyari ryagaragajwe nk'ikintu kibi cyane kandi cyo kwirindwa. Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam yaravuze ati: ishyari ni isoko y'inenge zose. Mu yindi mvugo akagira ati: nimwirinde ishyari kuko ari umuco n'imyitwarire mibi kandi rikaba umwimerere wa shaytan. Ese ni ryari bavuga ko umuntu runaka yagize ishyari?
abamenyi b'idini mu gice kijyanye n'imyitwarire bavuga ko umuntu yagize ishyari igihe abonye abandi bafite inema Imana yabahaye maze akifuza ko abo bantu batakaza izo nema akaba ari we uzigirira wenyine. Mu yandi magambo, umunyeshyari ni wa muntu ubabazwa nuko hari ibyiza byageze ku bandi akifuza ko babitakaza kandi akishima iyo abandi bagezweho n'ibyago n'amakuba. Ishyari ni ribi kandi ni na haramu imbere ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala uko ryaba rimeze kose kandi rigira ingaruka mbi. Ishyari ryatumye Qabil yica umuvandimwe Habil, ishyari kandi niryo ryatumye bene se wa Yusufu bamujugunya mw'iriba. Mu mvugo z'intumwa y'Imana n'abaimamu baziranenge bagiye bagaruka kenshi ku ngaruka z'ishyari. Muri izo ngaruka twavugamo nko kwangiza no gutesha agaciro ibikorwa byiza umuntu aba yarakoze. Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam yaravuze ati ishyari rimunga imyitwarire n'ibikorwa byiza by'umuntu rikabikuraho nk'uko umuriro urya inkwi. Uretse icyo kandi hari ukumunga umutuzo w'umuntu. Ishyari ribuza umuntu umutuzo nk'uko uburwayi bw'umubiri bubangamira kandi bukabuza umuntu amahwemo, ni nako uburwayi bwa roho bumubuza amahoro n'umutuzo. Ishyari rero naryo nka bumwe mu burwayi bwa roho rituma umuntu asharirirwa n'ubuzima. Imam Ali alayhi salam agira ati hari ibintu bitatu bituma ubuzima busharira, muri byo harimo inzika, ishyari n'imyitwarire mibi. Hari inzira rero abamenyi batanga zo kurwanya no kwirinda ishyari, ariko mbere yo kuzivuga reka tubanze tumenye impamvu z'ingenzi zitera bene ubu burwayi bw'ishyari, kuko mu by'ukuri tutazi icyateye indwara runaka ntabwo dushobora kuvura iyo ndwara bitworoheye. Muri izo mpamvu rero twavugamo nk'urwango, ubwibone, inzika, ihangana, gushaka kumenyekana ndetse n'ubwandu bwa roho y'umuntu. Inzira ya mbere rero yo kwirinda no kurwanya ishyari ni ukubanza kumenya impamvu igutera kugira ishyari, kuko buri munyeshyari wese aba afite impamvu ze zihariye zimutera kugira iryo shyari. Bityo rero iyo izo mpamvu zimenyekanye zikirindwa kandi zikarwanywa, na rya shyari nta mwanya riba rigifite mu mutima w'umuntu. Indi nzira yafasha kandi mu kwirinda no kurwanya ishyari ni ugufata umwanya wo gutekereza byimbitse ku byago n'amakuba ishyari rikururira nyiraryo kandi rikaba ntacyo ritwara uwo yarigiriye. Ubundi buryo bwo kurwanya ishyari bwuzuza kandi bwuzuzanya n'uburyo tumaze kuvuga hejuru ni ukwirinda ibikorwa bishingiye ku ishyari, ahubwo ukihatira gukora ibikorwa birwanya kandi bituzuzanya n'ishyari. Dutanze nk'urugero twavuga tuti niba uhuye na wa muntu ufitiye ishyari, jya ugerageza kumushakaho ikintu cyiza aho kumushakaho inenge. Mu mwanya wo kumubwira no kumureba nabi, jya ugerageza ukoresha imvugo n'indoro nziza, kandi igihe uri mu bandi ntukamuvuge nabi, ahubwo ujye uvuga ibyiza bye ubiratira abandi. Ndetse nubikora utya gake gake inshuro nyinshi, uko iminsi igenda isimburana, ishyari rizimukira urukundo mu mutima wawe. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ugende kuri YouTube 75% by'abantu bari kureba iyi video ntibakwiye subscribe. Nagira nkubwire ko gukora subscribe ari ubuntu, kandi ubwo buryo bwonyine wazajya ubona video nshya twauploadinze. Ikindi comment na share yawe ni iby'ingenzi kuri twe, kuko nibyo bidutera imbaraga bigatuma dukomeza gukora video nk'izi. Ndagusabye ntiwagirwe kubikora. Murakoze.